tujyane nabasha kubaho ntagufite unyobora unyereka inzira yo gukiranuka amazi y'ubugingo antembemo Mwuka wera ngwino tujyane This is Flash TV, we shine to progress. Abakunzi ba Flash TV twongeye kuramutsa tuvuga muri iyo canke mwaramutse bivanye naho muherereye tusa kandi kuba badukurikiranye ijya mbere kubanza kugira subscribe kugira ngo muze murabona ibiganiro byacu ku bwinshi cyane tungiye twekazere mu kiganiro cyacu ico nshoboye no mu dufise umutumire mushasha kumbure hashaka amaze kumwumva batari bwamubone canke amaze kumubona atandukanye ariko reka noneho atwidondo canke se atubwiye amazina yemenye utugiye kuganira mu kiganiro cyacu turabaye kandi murakoze cyane nitwa Umwari Makire ndi umubyeyi w'abana batatu ndi umunyarwanda uba hano mu Burundi nishimiye kubana namwe murakoze cyane murati kumwe na mama Immaculée mubona nakumenya ngo yari mujene cyane ariko se batatu n'umugabo umwe noneho aturuka mu gihugu cy'u Rwanda numva ko nakari bikaciye kampinduka nanje turayikaze mu kiganiro cyacu cyo nshoboye ndazashaka washoboye byinshi bitandukanye ariko noneho muri kano kanya tugiye kuganira kijanye no kuri indirimbo mpimbazamana Immaculée ubundi tuzi indirimbo mpimbazamana tuba tuvuze iki nibaza ko indirimbo mpimbazamana bivuze mu Kirundi nibaza ko ari uburyo bwo guhimbaza Imana cyangwa kuyiramya twebwe nibaza yuko uburyo nabivugamo ni uburyo abantu bahimbaza Imana bayiramya kandi banayisenga umuntu ashobora gusenga yiherereye avuga wenyine ntawe umwumva ariko hakabaho no gusenga mu buryo bwo kuririmba ariko se Immaculée kuririmba cyangwa se izo ndirimbo zo kuramya Imana yabimaze igihe kingana gute yabitanguye ryari gushika no mutwo turavugana murakoze kuririmba nabitangiye ndi mutoya nkiri umwana nderwa muri korali y'abana batoya hamanza kugera igihe ndirimba no muri korali nkuru hama kuririmba nyenyine mbitangiye ngeze mu Burundi ngabo mu Rwanda naririmbaga muri korali turaho nyine n'uyu mutima cyangwa niyihe mpamvu yabasunikiye kumva noneho mwogaragara cyangwa mukora ibikorwa nyezine ku giti cyanyu nyezine namwe ko bamushaka ko muri cyangwa muko mukora mwenyine ariko niyihe mpamvu yabasunitse kumukora mwe nta yindi mpamvu no kwamamaza ubutumwa bwiza biciye mu ndirimbo ko hariho abantu bakeneye kumva ubutumwa bwiza biciye mu ndirimbo hari abantu bakunda indirimbo z'Imana hari n'abantu bakunda ijambo ry'Imana bigiye bitandukanye rero nahisemo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo biciye mu ndirimbo nifuza yuko ubutumwa ntanga mu ndirimbo bugera kure abantu bababaye abantu barembejwe n'ibyaha bakakira Yesu n'umwami n'umukiza wabo numva niyo ntego nyine niyo ubwegeje kuraba muri kine gihe navuga kitari kinini cyane kurakora nka wewe ukaraba no mu gihugu cy'u Rwanda kibanye cyacu uko babikora ukabona na hano uko babikora ubona ari itandukanye cyangwa iri sano wovuga iriya mu Rwanda biri ku rwego rwo hejuru ko navuga kuko abantu barasohora indirimbo cyane kuruta ino mu Rwanda biri hejuru cyane barabikunda cyane gusohora indirimbo cyane ugereranyije nino ubundi none mu gihe navuga kitari kinini cyane wowe umaze igihe gito umaze kubona abatandukanye bo mbona nuko ikibazo gihagaze ko badashoboye cyangwa badashoboye kwandika cyangwa badashoboye gusohora bihagaze ku buryo ugerageje mu gihe gito habaye ubona ikibazo nyamukuru cyotuma hatabana kuzamuka rwose sinibaza ko ari uko batabikunda sinibaza ko ari uko batabikunda nanjye sindi ko ndabitahura neza ariko mbona barahari usibye ko nyine ibintu biba bitandukanye
sinzi nyine nobisobanura aho ngaho ariko barahari babikora kandi banabikunda kandi banazwi no mu Rwanda. Ntabwo kibiye ko turangiza umwaka tuko twegera kurangiza umwaka niki twamwitega ko nk'igihugu canke nk'ikintu gishasha atuzaniye hano muri bamwe mu basanze bagize gospel mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Nifuza yuko ubutumwa nshaka gutanga ndifuza yuko bugera kure, kuko iyi ndirimbo ni audio. Nifuza yuko yajya no mu buryo bwa visuel abantu bakabona amashusho. Hari abantu bakunda audio ariko baba bifuza no kubona amashusho, kavuga ati umuntu uri kuririmba ni nde ko ndashaka kumubona. Ikindi nifuza nuko ubu butumwa bugenda bukagera kure hahandi bataramenya Imana, mu Bushinwa, mu Buyapani, za Korea, bona ni ibihugu batumva cyane iby'Imana. Numva nifuza yuko ubutumwa bwiza bwa Yesu bwamamara bukagera kure. Watubwiye ko Mekire wowe wahisemo gukora Imana cyangwa kugeza kure ubutumwa bwiza ucishije mu ndirimbo. Harakunda kuvuga ati rero kuri ubutumwa twumve niko bariko barigisha. Eske bamaze gushika nk'indirimbo nk'umuntu akumviza nk'indirimbo akumva aho yobatura akizera umwami yiciye mu ndirimbo atari ubutumwa bundi bavuga abakozi batandukanye ariko bigaca mu ndirimbo umuntu akumva ko yokwizera kwa Kimwe Yesu canke n'izindi ndirimbo zishobora kuza gusa umuntu akarema umutima ngo yawiyebuye ariko undi ari ntawe umuze kuva nubwo tubari wewe umuntu ashobora kuba yarizera kwa Kimwe Yesu uciye mu ndirimbo kugira ngo bumve ko naco ari ubutumwa bwiza. Biramaze kuba ngendeye mu gatondo niho nongeye kuyishyira kuri stati ya WhatsApp. Hari umumama yanyandikiye arambwira ngo utumye nongera kunezerwa, utumye nongera kugarukira Imana. Afise umwana arwaye uburwayi nyine bukomeye cyane. Yambwiye ati aya magambo watubwiye muri iyi ndirimbo nayo wanditse uri ko urayisobanura nayarebye ndayatekerezaho igihe kinini, ndeba ukuntu umwana wanjye amaze igihe kinini arwaye, ndeba ukuntu maze iminsi narihebuye nkiganyira nkavuga yuko Imana ntakishoboye. Nyine yavuze uburyo hari aho umuntu agera akiganyira bitewe n'ibyo anyuzemo n'ibyo aciyemo. Hari igihe uhura n'ikigeragezo kikaba cyagusubiza mu byaha, si ibyaha runaka bikomeye ariko buryo iyo wamaze kwiheba nyine uba wasubiye inyuma. Ariko nk'uko iyi ndirimbo yitwa Mwuka Wera, ngwino tujyane, sinabasha kubaho ntagufite. Turi mu rugendo twese rugana mu ijuru, niho turiko turasiganwa, buri wese afite uko asiganwa ashaka kuzagera mu gihugu cy'isezerano Yesu yadusezeranije amahoro. Urumva ariko nyine muri iyi nzira biragoye, ni urugendo. Urabona ni inzira ducamo ifunganye, irafunganye cyane, irimo ibintu bigiye bitandukanye byinshi buri wese ayinyuramo ukwe. Ariko nyine Yesu agiye kujya mu ijuru yasize abwiye abigishwa ntabwo mbasize nk'imfubyi, sibyo? Ngiye mu ijuru ariko nimara gushika mu ijuru nzaboherereza umufasha rero twahawe n'indi Mwuka Wera. Aho Yesu atari Mwuka Wera arahari. Urabona ko yidugiye akajya mu ijuru ariko yatwoherereje iki? Umufasha ari we Mwuka Wera. Uwo Mwuka Wera, iyi ndirimbo nyikora nabitekerejeho ndavuga n'Imana ko ubu buzima bumeze gutya. Hari aho umuntu nyine agira kumva ugize intege nkeya, sibyo? Ariko ninde wo kumfasha muri uru rugendo? Ni ukuvuga ngo umutima uba ukunze ariko umubiri bikanga. Nta wundi rero utubashisha muri ibyo byose usibye Mwemu Yera. Mu Kirundi niko bavuga, Mwemu Yera niba tubashisha tukabasha kubinyuramo, tukabasha kunesha kugira ngo tuzagere muri cya gihugu amahoro. Uwo mubyeyi rero yatumye numva nanjye nyikunda. Nasubiye inyuma ndavuga bwa bundi iyi ndirimbo yafashije abantu benshi. Mama yambwiye ati ni ukuri ndanezerewe, arwaje umwana muri Kira ariko yambwiye ati ni ukuri nongeye kumva umunezero kubw'iyi ndirimbo.
numva nanjye ndaryohewe nawe ushobora cyane. Ego rero n'utwibutse iyo ndirimbo mu kantu gato gasa nk'imisegonda 30 bari gutera amatsiko n'abandi bamwe bifuza kuyumva babaza hiri bamwe bifuza kuyumva babaza hiri none nshobora kubageraho nawe. Ego Mbonesha kubafasha mu majambo make y'agace kamwe kameze k'amasegonda 30. reka ndirimba agakora siko niko kakubemo byose. Mwuka wera ngwino tujyane nabasha kubaho ntenagufite unyobora unyereka inzira yo gukiranuka amazi y'ubugingo antembemo Mwuka wera ngwino tujyane nabasha kubaho ntenagufite unyobora unyereka inzira yo gukiranuka amazi y'ubugingo antembemo. Ego n'umufasha mbere kuributse kamagira ati ntawe noshika nawe noja tutari namufasha ikintu sigiriye uri mu ijuru. Ibikiri tuko turangiza ikiganiro cacu navuze mbere ko umwaka urangira tusigaje amezi make kumbure twitege amaimage yacu nk'iclip y'iyo ndirimbo kugira ngo tuzobashe naho hari bavyumva babona nayo makiri wari bo urabizi ko ari ibintu bisaba uburyo ariko hamwe n'Imana bizokunda nanjye ndabyifuza namwe bakunzi bacu namwe mudushigikire kugira ngo nyine icyo gikorwa kibashe gukorwa ariko ndabyizeye ko umwaka uza ndashoboka ko bishobora no kwigira imbere bifuza yuko amashusho yajya ahagaragara hari n'indi iri mu nzira ya audio ariko igira isohoke tuko turangiza imekeye n'akandi kajambo canke intererano ubwira ndi baririmbyi bagenza aho canca n'abamama canke abigeme ko turabona maze kugira mariage tubaza ari abantu bageze ku rwego rwo hejuru bakora Imana umuntu babicishije mu kuririmba yamara amaze kubaka bakavamwo sinzi ko abari mu rugo bikorwa byinshi ariko ziko mu mabashije udukorwa twinshi mu kubatera intege rero cyane abo bantu canke abaririmbyi ba gospel mu gucaca muri rusangi ushobora kurangiza ku majambo abiri canke atatu. Ijambo nkunda riri muri Bibiliya kubaho Uwiteka nibwo bwenge kuva mu byaha niko kujijuka. Hama tubanze dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo ibindi byose bizana inyongera. Muri iyi si birakomeye cyane reka nkubwire umuntu aba ari muzima ejo kumva ngo umuntu ngo yarwaye kanseri cyangwa yarwaye ibindi birwara runaka ukumva umuntu ngo ubuzima bwiwe bwarangiye. Wenda ari n'umusore ukiri mutoya afite viziyo imbere yumva nawe ashaka kubaka urugo ngo azagire abana nk'abandi ariko reka nkubwire nta kintu kiruta kubaha Imana nibwo bwenge bwa mbere. Abantu turi kwirukankira ubutunzi bwo mu isi kandi ubutunzi bwo mu isi buzarangira ariko kubanza kubaha Uwiteka. Urabizi ko Yobu yari afite byose ariko Satani yaramugerageje byose bya bintu byose yari afite birahera ariko kubera ko yubashye Imana yamugiriye neza bya bindi byose irabikuba kandi yarangije neza. Rero nabwira abamama nabwira abakobwa nta kindi icya mbere no kubaha Imana icya kabiri tukihangana icya gatatu tugakunda gusenga sibyo ibindi byose bizaza ari inyongera. Murakoze cyane kandi bashimye ko mwashoboye kwitaba ikiganiro cyacu. Namwe murakoze cyane kuba mwampaye ikaze hano Yesu abahe umugisha. This is Flash TV. We shine to progress.